Andarik iri hano hasi maze ugere ku ndirimbo ya Mico the Best. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'abanyamuzika. Bayi ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe. N'ubunyunyusi. Uretse na Mico nanjye muri kumva kakanya ibirambabaza bikambabaza iyo nguriye umuntu nkabona ntankwa mba numva fagitire nayitabura kishyura. Wari wagurira umuntu yamara kunywa akaguhonda ariwe wamuguriye, nta kibabaza nk'ibyo. It's brand new video from Mico the Best featuring igisumizo Riderman. Nakubwira ni aka kanya ntiwabucyorezwa hano, nyarukira iruka anyarukira kuri YouTube channel ya Mico the Best ukomeze kuryoherwa n'ubunyunyusi. Ubu aka kanya stream ni ubunyunyusi gusa, n'ubunyunyusi. Wow. Nyuma y'indirimbo nyinshi twagiye tumenya mu minsi itambutse, Mico the Best yagiye atuzanira aha twavuga igare, tukavuga umunamba. Nyuma y'umunamba rero yahaje iyo bita ubunyunyusi. Aka ni akanya keza ko gutangira sama ntabwo tuyitangira mu kwa gatatu, ariko izi ni indirimbo zigiye kuduherekeza kugera muri sama. Iyi ni indirimbo ya mbere iri mu njyana ya dancehall, niko navuga je, niko ndi kubyumva, niko ndi kubitekereza. Ako ni injyana igiye kutuzamura. Biri kumbabaza rega kuba nta club zihari ngabantu babe bazibyina muri kumva ubunyunyusi. Iyi ni indirimbo mwabyina mukongera mukayibyina mukongera mukayisubiramo. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'abanyamuzika. Ubunyunyusi ni indirimbo ya Mico the Best yafatanyije na Riderman igisumizo. Ino ndirimbo ikaba yarayobowe na Mici the director ndetse igaba produced the audio na made beat nk'ubusanzwe. Ni indirimbo nagushishikariza kuba uri kumva muri kano kanya, ni indirimbo nagushishikariza kuba uri kureba muri kano kanya. Nta handi wayisanga. Link ya Mico the Best iri hano hasi. Nimba utazi YouTube channel ya Mico the Best ngiyi hano hafi, kanda link iri hano hasi maze ugere ku ndirimbo ya Mico the Best. Iyi ni isi tubamo, ni isi tubanamo, ni isi y'abanyamuzika. Bye nimba wakunze ibyo dukora ntibibagirwe gukora subscribe.